Ndagushimiye cyane ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Peter Nzaba. Imana iguhe umugisha. Wowe uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, ndabaramukije cyane. Uyu munsi rero tugarutse mu kiganiro cyacu ku bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza. Uyu munsi turaganira ku gace bita cyangwa kuri topic yitwa ese abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza bitwara bate iyo bageze mu kazi? Abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza nk'uko bivugwa mu myemerere ya gakondo cyangwa ibisobanuro by'imiterere y'umubiri, iyo bageze mu kazi mu buzima busanzwe bw'umurimo bagaragaza imyitwarire yihariye itandukanye n'abandi, kuko bishingira ku mico yabo y'umutuzo, ubusesenguzi n'icyerekezo. Dore uko bitwara iyo bageze mu kazi. Icya mbere, bakora bucece ariko neza. Abo bita ba nyamukurikizi b'amahoro. Ntibakunda gusakuza cyangwa kwigaragaza cyane, ahubwo bakunda gukora mu mutuzo, bagakora ibintu biri ku murongo, batabeshya cyangwa ngo bahatirize ibintu. Bamenyekana mu kazi kabo kubera umusaruro atari amagambo. Umuntu ukorana mu kazi niba ariko ameze, afite igice cy'ukwezi mu kiganza, abo bantu barigaragaza, usanga aribo bafite umusaruro hejuru y'abandi, ntabwo bakunze kugira amagambo, bo barakora. Icya kabiri, bagira ubushishozi no gutekereza mbere yo kuvuga cyangwa gukora. Mu kazi ntibihutira kuvuga cyangwa gufata ibyemezo, babanza kureba kure, gusobanukirwa icyo akazi gasaba no kwirinda kwinjira mu mvururu z'akazi. Ibi bituma bagirirwa icyizere mu myanzuro. Icya gatatu, ntibashakira ishimwe mu maso y'abantu, bakunda umurongo. Si abantu bashaka kugaragaza cyangwa gusaba indonke. Benshi barangwa no gukora batagamije gushima, ahubwo bishimira kwiyubaka, gutanga umusaruro no kugira umwimerere. Ibi nibyo biranga abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza. Icya kane, barangwa no kwihangana n'umurava igihe babona akazi bafite agaciro karimo. Iyo bakunda umurimo bakora, birwanaho bakihangana kabone n'iyo bibagoye, ariko iyo batabonamo agaciro bahitamo gutuza, bakigunga cyangwa bagashaka indi nzira ituje kurwana n'imbaraga. Icya gatanu, bakunda akazi gafite agaciro ku mutima, meaningful work. Ntibishimira imirimo isanzwe idafite aho ibajyana cyangwa idafite umutima. Iyo akazi gakomeye cyangwa gashimisha ubwonko bwabo, bagakora batizigama ndetse bakakubaha nk'umurage. Icya gatandatu, bafite indangagaciro zo kutivanga mu bitabareba, ariko bagatanga ibitekerezo byubaka nubwo binjira mu makimbirane. Ntabwo binjira mu makimbirane y'akazi, ntibivanga mu kazi. Niba mu kazi habayemo imvururu, ntabwo bajya bazivangamo, ariko iyo babajijwe batanga igitekerezo gifite ireme. Gitekereje kandi gishaka ubwumvikane.
urumva abantu iyo hari imvururu zibaye muri kampani runaka mu kigo bakoramo ntabwo bivanga muri ya makimbirane, niyo babitabaje wenda ngo bagire uko babikemura cyangwa uko bavuga bigomba kugenda, bo batanga igitekerezo ukuntu bimeze, ariko ntibagomba kwivanga mu kazi karimo, ntabwo ntibagomba kwivanga mu mvururu zo mu kazi. Abantu niko bateye. Icya karindwi, iyo bashinzwe cyangwa bahawe icyizere baracyubaha nk'isezerano. Abafite igice cy'ukwezi mu kiganza bakunda kumva inshingano ari nk'ikirahure cy'Imana imbere y'abantu. Iyo babaye abayobozi cyangwa bagahabwa umwanya barawusigasira cyane. Bafite igice cy'ukwezi mu kiganza ni abakozi batuje, bizerwa, bafite umutima utekereza cyane, ntibarimo basaba ibyo batatanze, ahubwo bihatira gutanga umusaruro uhamye wuje umutuzo n'ubwenge. Aba bantu ntabwo basaba ibintu batatanze. Niba icyo kintu batagikoreye ntabwo bakirirwa baguhembesha, kuko ubundi baba bazi ko nta kintu bakoze. Urumva bo ibyo bakoze barabisigasira, ariko ibyo batakoze ntabwo bajya kubishakiramo indonke. Ibyo bakoze nibyo bishyuza cyangwa nibyo baba bashaka guhemberwa. Ndagushimiye cyane iyo twabanye muri iki kiganiro. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze gukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye.